tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo guteje akaga ukaba usinziriye kandi urupfu rugusatiriye. Uyu mwana yitwa Tuyiringire Eloyike Mugisha, abarizwa ku itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rya Buhanda, intara y'ivugabutumwa ya Mbuye. Ni ku isabato itariki ya 30 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Ni isabato yahariwe icyiciro cy'abana. Twiyemeje kugukorera, tugushimira Imana waduhaye, n'ukuri Imana warakoze. Iyi sabato kandi yahuriranye n'ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru w'abato, aho abana bose babarizwa mu matorero agize intara y'ivugabutumwa ya Mbuye bahuriye ku itorero rya Gatovu. Mbere y'uko dukurikira iki kibwirizwa cyuje ubwenge n'ubuhanga cyatambukijwe n'uyu mwana mutoya, reka tubanze twumve indirimbo yatambukijwe n'abana bo ku itorero rya Buhanda. Muri kumwe na Samuel Niyodusenga.
wa karindwi. Akaba ari icyiciro kigizwe n'abana bafite imyaka 4 kugeza ku myaka 9. Ibiranga adventure: gufasha ababyeyi kurera abana mu nzira ya gikristo. Iya kabiri, gutoza abana gukunda Yesu no gukura neza. Iya gatatu, gutoza abana uburere, ubufatanye, ubwiyunge ndetse no gukunda abandi. Natwe abana turasaba ababyeyi kuzana abana bagenzi bacu mw'iki cyiciro cya adventure, tukigana ibigizwe n'Imana, kubaha abaturuta, kubaha ababyeyi. Dushimira n'abarimu bacu, Imana ibahe umugisha. Tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kuteje akaga ukaba usinziriye kandi urupfu rugusatiriye. Iyo tuje mu gitabo cy'umuhanuzi Yona, igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 17, tubona Imana ibwira Yona ati ngo najye kuvugira abantu b'i Niniwe, kuko ibyaha byabo byari byabaye byinshi mu maso y'Imana. Aho kugira ngo Yona yumvire Imana, aramanuka afata ubwato awugira i Tarushishi. Imana yohereza umuyaga w'ishuheri mu nyanja, ubwato bwenda kurohama. Abasare b'ubwato bagira ubwoba bwinshi, batangira gufata bimwe bari bapakiye babijugunya mu nyanja. Buri wese atakambira ikigirwamana cye, ariko nta kintu byatanze. Yona we yari munsi cyane asinziriye. Umutware w'ubwato aramubwira ati kanguka munyabitotsi we. Ibi biratwigisha iki? Hari abantu benshi biga ijambo ry'Imana ku isabato gusa mu materaniro, kandi bakarya buri munsi. Hari abantu benshi biba ijambo ry'Imana bagatanga ibituzuye. Hari abantu benshi bakora ku isabato. Hari abantu benshi banywa inzoga. Abo bose barasinziriye. Imana irabahamagara ati ngo nibakanguke. Isomo risoza turarisanga mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 14 kugeza ku wa 17. Abahageze kadusome. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kakuguzuke, Kristo abone uko akumurikira. Ntimukagende nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunge
kajugujugu